Reka dushyireho ibintu mucyo ndetse tunagaragaza ukuri kwa nyako. DJ Brian ndetse n'uwo bita Tesha n'abantu bafitanye umubano ukomeye. Nkuko wagiye ubibona mu mafoto, murabyibuka umunsi DJ Brian yigeze gutangaza yuko yabatijwe, urya munsi ni nabwo bita Tesha yari yabatijwe. Ntabwo mwigize mubibona cyangwa se ngo muyigarukeho cyane kuko bita Tesha ndetse na DJ Brian ntabwo byari byakageze nko ku rwego biriho kuri uno munsi aho tubabona kuri YouTube channel yabo cyangwa se bahorana mu biganiro bitandukanye. Gusa ariko icyo wamenya cyo urya munsi DJ Brian yabatijwe na Tesha nibwo yabatijwe. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese bino bintu birahurira hehe nibyo ushaka kugeraho muri aka kanya? Ndagira ngo tubihuze neza. Tesha muri video nashyize kuri YouTube channel yanjye ku munsi w'ejo, ni video abantu benshi bagarutseho cyane ndetse bashyiraho na commentaire nyinshi zitandukanye ndetse harimo na nyinshi zitari nziza, murabizi mwagenda munyuramo mukareba. Benshi bane amabuye bavuga bati ese ino video kuki yizanye ya Tesha ari kumwe n'ura mukobwa bita Arubina mwarayibonye igaragaza uburyo bavugaga urukundo rwabo, uburyo bakundanye guturuka za 2020 gutyo urukundo rwabo rugenda rukura. Ira video shakuba yaragiye hanze niba mvyibuka neza ni 2022. Benshi babigarutseho cyane, gusa ariko hari ibyo nshaka gushyiraho umucyo neza. Kuba bira bintu byaragiye hanze ni ibintu byagiye hanze ndetse mu bitangazamakuru bikomeye babigarukaho cyane ndetse n'ibyandika hano mu gihugu cy'u Rwanda. Inkuru iragenda banini cyane kuko byageze naho ubwabo bo bagenda babigarukaho cyane, ntago nshaka kubyinjiramo cyane. Gusa ariko reka twirengagize ibyabaye mu gihe cyashize aho mbere abantu bose bari kubyuriraho bavuga bati nukuri. Gusa ariko dutandukanye, ira video yagiye hanze na 2022 ubu turi 2025. Ibyaciyemo byose Tesha yaje kubatizwa n'ibiki byose, urumva ni ibintu birebire. Ndagira ngo tubigarukeho neza mu kiganiro cy'uno munsi. Cyo ngusaba ni kimwe gusa, kanda subscribe ubundi usige commentaire yawe munsi umbwire ese wowe uri kubyumva ute ibintu uri kubona DJ Brian na Tesha bari gushyirwa mu majwi n'abantu benshi ngo nabatinganye, nubwo nta kibigaragaza cyangwa se kibihamya kuko nanjye muri aka kanya nimo ndi gukora ino nkuru ndi kukubwiza ukuri, nta gihamya cyangwa se proof bigaragaza ntayo yemeza yuko arabatinganye kuko ku giti cyabo bo barabihakana kandi tuzi ko ikibahuje babisobanira no kuri YouTube channel yabo, sinzi niba barabibonye. Gusa ariko icyo ngira ngo nkubwire wowe uraza gusiga commentaire yawe umbwire se we ku giti cyawe uri kubyumva kuko abangaba ubu ngubu kugeza kuri uyu munsi uwo bita Yago Pondate, uwo bita Kazungu Kabosi ndetse Dekati we ntago birimo cyane. Gusa ariko ni bamwe mu bantu basa nkaho bari gukorana bashinja DJ Brian ndetse no bita Tesha ibintu bisa nkaho byakomeye. Gusa we ni kimwe gusa no gukanda subscribe tukajya tubana buri munsi, kandi niba hari inkuru twakoze yagucitse wagenda uzinyuramo, ni inkuru nyinshi zagira icyo zigufasha. Gusa ariko nkwibutsa yuko ira video ku munsi w'ejo ndaza kuyishyira ku musozo w'iki kiganiro, uraza kuyibona neza nawe uze kuyisesengura wiyumvire. Gusa ariko ntago ndibuze gutindagira ngo tubyinjiranemo neza. Ubundi DJ Brian ndetse n'uwo bita Tesha bamaze kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda mu biganiro batambutsa ku muyoboro wabo wa YouTube, murayibona channel yabo ni ibiganiro bimaze gukura cyane ndetse na YouTube channel yabo imaze kuba nini. Benshi bari kuvuga bati ni ishyari riri guturuka kubera kuri abayago bari kubavuga bakaza babashinja ubutinganye n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye. Yago Pondate ejo bundi yakoze live kuri Instagram, ni live yavuzweho cyane ndetse n'abantu benshi bari bayitegurijwe bati hari live y'imbatura mugabo. Muri live yakoze yavuze yuko afite ama video y'uwo bita DJ Brian ari kuryamana n'abandi bagore cyangwa se abo bahuje igitsina, niko Yago Pondate yabivuze abitangaza muri aya magambo avuga ati izo video ndazifite isaha n'isa DJ Brian yakomeza gusa nkaho ngendaho ndazishyira hanze. Ibyo bintu twarabibonye aho bita Yaga bivuga. Nyuma kuri iyo live twagiye kubona no kuri YouTube channel yo bita Yago ibiganiro bitandukanye byinshi ari gukoresha ngo abahoze bakundana no bita DJ Brian ndetse tubona n'ibindi byinshi bitandukanye. Gusa ariko ibyo byose bisa nkaho ari nk'abantu biteranyije kugira ngo barwanye bita DJ Brian kuko ni ibintu bigaragara neza cyane. Nigeze mu makomentari y'abantu bagenda bateraho ni ibintu bigaragara neza cyane yuko DJ Brian ntago yorohewe. Gusa ariko DJ Brian ntajya aripfana. Ku munsi w'ejo yaje gukora live nawe bigaruka avuga ati Yago Pondate hari ikintu ngira ngo tugarukeho neza ndetse tunagishyiraho umucyo. Niba ufite izo video gabanya kuvuga uti ndazigukangisha, niba uzifite koko zishyire hanze. Ko Yago Pondate yavuze yuko hari abagore bari hariya mu mujyi wa Kigali DJ Brian yamaze gusenyera ingo. Benshi bagatangira kubihuza na bamwe bavuga bati naba ngaba ntago bigize bamentioning izina nyirizina. Gusa ariko benshi batangiye kugenda hari abo bashyira mu majwi bavuga bati ese abaruyu. Gusa ariko Yago Pondate nuko abivuga. Gusa ariko DJ Brian akavuga ati yagura umuntu w'umugabo, reka tuve mu magambo tuve mu bintu byo guca ku ruhande cyangwa se kugenda twijijisha, shyira hanze izo video deni ibintu bijyeho umucyo kuko wavuze yuko izo video ramutse uzishyize hanze nge ntazongera kugenda zishyira hanze.
gusa ariko benshi bakagaruka ko bita Yago Pondate bavuga bati aho bigeze kugeza kuri uyu munsi Yago Pondate rumwe mu bantu basubiye inyuma yuko yinjiye mu bibazo no bita Jihad. Murabyibuka video yagiye hanze ni video menshi bagarutseho, murabyibuka y'ubwambure bwo bita Jihad. Nyuma y'uko iyo video igiye hanze uwo bita yagakaterekeza mu gihugu cya Uganda, bisa nkaho ibintu bye byasubiye inyuma, ndetse benshi bamunengera kuba ari gushaka no gusenya bagenzi be basa nkaho bamaze kumurengaho, kuko irebye kuri YouTube channel yo bita Yago yasubiye inyuma pe. Kiganira gikora kikagira views 4,000 n'urwego yarageze ari umwe mu bantu bari bayoboye abandi, uwo bita Irene yamaze kumucaho. Gusa ariko Yago agakomeza kunengwa n'uburyo ari amatika ari kuzana. Nyuma y'uko azanyemo uwo bita DJ Brian yahise azanamo n'uwo bita Bruce Melody. Nyuma yo kuzana Bruce Melody azanamo n'indi byamara avuga ati ibintu byarapfapanye n'ibikinga ari gushyira hanze ukuri kubivugwa ngo kubwamamare cyangwa se byinshi nyuma y'ubwamamare bwabo. Ibyo byose nibyagiye bivugwa n'uwo bita Yago. Gusa ariko ndagiye twigarukira ku mubano wo bita Tesha ndetse na DJ Brian. Abangaba kuri YouTube channel barabisobanuye bavuga bati twe uburyo twahuye n'ibintu bitangaje, ndetse n'umubano wacu ntago duhujwe nuko turyamana n'ibyo reka ikiduhuje no umubano wacu. Ngenda haza kugenda mu mafoto mwagiye mubona hari ama concert wo bita DJ Brian yagiye yitabira nko muri Stade Amahoro. Iriya myenda yari yambaye mwabonye yuko mbere yuko ajya kuri stage ari kumwe no bita Tesha. Abenshi bazi yuko yahujwe nawe n'ibi bintu. Hoya Tesha no bita DJ Brian bafitanye umubano ukomeye. Mwabonye iyo video, iyo foto nayiberetse mbere yuko DJ Brian ajya muri concert, hari amafoto yabanje kwifatana no bita Tesha. Ubona ko igihe cyose bari kumwe mbere yuko yinjira muri studio mu biba interview. Mwabonye ni foto ari kumwe no bita Jihad, hari ya bagiye bakorana ibiganiro no bita DJ Brian. Murabizi ari n'amafoto abigaragaza. N'abantu bafitanye umubano ukomeye cyane, ndetse kugeza kuri uyu munsi naho bari gukorana kuri YouTube channel yabo iri kuzamuka ku rundi rwego. Abantu bari kwishimira ariko bikagendana n'abari kubarwanya umunsi ku munsi. Muri kubibona ni video ziri kujya hanze isaha ku isaha, muri kubibona cyane. Gusa ariko abantu bari kwibaza impamvu ese no kubera iki Yago Pondate ndetse na bamwe nko bita Kazungu ka boss bari kwata ko bita DJ Brian, ese biri guterwa n'iki? Ikiri guhurirwaho na benshi no kuvuga yuko ari ishyari babafitiye bitewe n'uburyo bari gutera imbere ndetse bari no kuzamuka mu rundi rwego. Benshi bakavuga bati ese iri shyari ryo riraza kubageza ko kugeza kuri uyu munsi bari kubasiga isura mbi, bari gushyira hanze ama video DJ Brian ari kubyinana n'abakobwa. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ntabwo twakemeza yuko ari ubutinganyi, kuko kubyina ni ibintu bisanzwe. Bakabishyiraho captions zitandukanye ndetse zisa nabi ndetse mbi cyane, bigoye yuko wanakwihanganira ari nkawe bari kubivugaho. Benshi bakibaza bati ese uwo bita Yago Pondate we agamije iki? Ese ino video araza kuyishyira hanze kuko yamaze gutangaza yuko izo video azifite? Niko yavuze yuko isaha n'isaha izo video zishobora kujya hanze. Gusa ariko benshi bakomeza kwibaza bati ese izo video zirajya hanze ryari? DJ Brian yamaze kubwira abakunzi be ndetse nabo bita genge ngo ragenge bamaze gukora murabizi mu minsi yashize, maze kuba genge nini cyane. Avuga ati mwigira ikibazo muhumure pe, muhumure nazishyira hanze turebe. Kuko DJ Brian kigaragara cyo we ari kugaragaza yuko we nta kibazo afite. Na ama video menshi barabyibuka yagiye hanze mu minsi yashize agaragaza uwo bita Sone ndetse na DJ Brian bari kumwe ahantu, abantu bakavuga bati n'ubutinganyi ni ibiki. Gusa ariko nta official video twigeze tubona cyangwa se ibigaragaza. Gusa ariko benshi bakakunda no kuvuga bati DJ Brian afitanye umubano utangaje no bita Eric Semuhungu, nabyo bishobora kuba ari bimwe mu bintu bigaragaza yuko ibyo ntaho bihuriye kuba wagirana umubano, usibye na bariya na General Benda DJ Caspin, bamwe mu bantu bahuza no bita uwo bita Eric Semuhungu. Cyo kuvuga yuko ari abatinganyi ntago twacyemeza cyangwa se ngo tugihagarareho. Gusa ariko DJ Brian agakomeza kuvugwaho byinshi, bavuga bati DJ Brian kugeza kuri uyu munsi na ama video atandukanye, DJ Brian buri kanya. Gusa ariko abantu ba DJ Brian bakomeje kuvuga bati Yago ni igihe cyo gushyira hasi amatiku ugakora ibintu byawe utuje. Gusa ariko njyewe ntago ndibuze gutinda rya ngo nsubizemo iyo video nashyizemo ku munsi w'ejo, abantu benshi bakayigarukaho. Nawe uyirebe, ni video yasohotse mu gihe cyashize ariko mwihangane mutaza kubihuza none munsi, kuko Tesha kugeza kuri uyu munsi nyuma yuko abatujwe agatangaza ibintu byinshi ikijyanye n'iyo nzira bisa nkaho byagiye hakadomo. Gusa ariko ndagira ngo iyo video yirebe. Ngiye ngisanzwe ni Philox Aime, ndaje ngusugiremo video kanda subscribe tujye tubana buri munsi kandi no kungurikirana kuri platforms zitandukanye. Hose ni Philox Aime promoter. Ndagushimiye cyane.